Mbahaye ikaze bakunzi ba The Next TV, ndabashuhuje ndabayambiriye buri muntu wese aho ari mu gice aherereyemo, ibyo arimo byose, ibyo akora byose, ndamushuhuje kandi ndamuyambiriye. Abashyashya namwe mbahaye ikaze, mugubwe neza, muze tubane twibukiranye amateka yacu yo hambere, kandi buri muntu wese uzajya areba ikiganiro ajya akora atarakoze subscribe ajya ayikora, usanzwe ajya akora like anasharinge bagenzi be, asige na comment kugira ngo tugire icyo twongeramo cyangwa ibyo dukuramo, kuko ibyo tuvuga byose siko biba binyuze abantu. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi nje nzanye inkuru z'ukuntu mu mikurire yacu twagiye tugira imico imwe n'imwe, rimwe na rimwe itari myiza, nkanjye nibuka nkumva imwe irambabaje cyangwa iranansekeje. Ni ukuvuga ngo hariho insetsa nkumva rwose nari muzima cyangwa nari agasazi. Ubwo rero nibuka ukuntu hari imico nk'ingahe nko mu myaka nk'irindwi, hagati y'itanu n'irindwi, numva nkumva ndababaye. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu papa na mama bari barimo baganira, mama yari atetse, papa yicaye hanze ariho nyine arimo amuganiriza. Noneho nibuka ko bari n'inshuti mu by'ukuri. Noneho ndangije, mama ubwo yari arimo yotsa ikigori ariko anatetse, yahokereje papa. Noneho arangije gihiye, arakimpa ngo ngishyire papa. Mu by'ukuri wenda papa yari bumpe, cyangwa mama akaba ariwe uncimburiraho. Noneho ngewe numvise ko mama yakabaye ariwe uncimburiraho akampa. Birangiye ndagenda ngeze mu nzira, we yagihanaguye, ivu ryose yarikuyeho. Ndangije ndagenda ngeze mu muryango hafi ya papa mba ndakimunagira. Mwa bantu mwe, inkoni nakubiswe uwo munsi na n'uyu munsi ziracyambabaza. Barankubise, mama yarankubise, kandi mama yarakubitaga ntasoze kugukubita, agakomeza akagukubita ukagira ngo atangiye bushyashya, akagukubita. Ndavuga ngo yarambabuye koko. Noneho ubwo papa wenda niwe wampaye, ariko nakubiswe inkoni za zindi zihagarariye izindi. Ako ni kamwe. Aka kabiri ni ukuntu nigeze bantumye ifu barimo kwarika, burije ni nijoro, nta matara twagiraga, nta nubwo wenda ni nk'agatadowa kari karimo muri salo. Nanjye ndagiye antumye ifu, ndagenda ngo nyizane, kuko barakubwiraga ngo gendesha umutima, cyangwa bakaguhereza igishirira ukagenda ukizunguza mu nzira, rimwe na rimwe kikaba cyagwa no mu bintu kikabitwika. Noneho ngewe nta gishirira natwaye, kandi bari bambwiye ngo ngirindire, mba ndavudutse njya kuzana yaho, nayimennye ngarutse, kandi amazi yabize yamaze kudahanura. Arangije nzanye yafu mba ndayimennye, kandi hari nk'abashyitsi, mba ndayimennye ari nijoro. Ariko nabwo yarambabuye. Arangije ayora ifu yo hejuru ararika, bararya birashira, ariko inkoni naziriye. Ikindi ni ukuntu nagiraga umuco mubi wo kunena. Gusa uwo muco wongera ngo mana, n'uyu wankuriyemo narawukuranye, n'uyu munsi ntabwo wankorera wafata ifoke yanjye ngo uyirishe uyisubize mu biryo nongere nzabirye. Hari ukuntu abagore tugira umuco wo gusanga umuntu ari kurya ukaba ukojeje ifoke mu biryo, ubwo ndabisiga nkigendera, simbiryo kubera ko wakojeje ikiyiko cyangwa ifurusheti ndimo kurisha mu kanwa kawe, bikaba birarangiye. Hari n'igihe nanjye ubwanjye nitera isesemi kugira ngo ubyumve ukuntu biba bikaze. Hari nk'igihe njya kwiborosa, nakoza nk'ururimi ku ruhande, cyangwa nahura na korogati yo ku ruhande rw'umunwa, nkojejeho ururimi, ubwo mpita nduka bikarangira. Noneho ukuntu rero byabaga bimeze,
wasangaga rimwe na rimwe tudafite ibikombe cyangwa amasahane ahagije. Ubwo rero bikaba ngombwa yuko njyewe nifuza ko bambanza kugira ngo abe ari njye ubanza kunywa, kugira ngo wa muntu nabanzaho, kuko iyo undi muntu yabanzagaho ntabwo byanyoroheraga kuba nanywa. Ubwo byansabaga ko ngenda nkongera nkoza bakampa, kandi rimwe na rimwe wasangaga n'ibiryo ari ukubisangira, ugasanga rero birambangamiye. Gusa byagiye bishira mfunga umwuka, ariko ntabwo gusangira byigeze bindyohera, kugira ngo ukozemo ikiyiko nkozemo ikindi nkumva bimereye nabi. No muri interina byarangoraga nkafata isahane nkashyiraho ibiryo byanjye nkiyemera muri ubwo buryo, ariko udakorejemo ikiyiko ngo ukoze mu kanwa wongere ushyiremo, byabaga ari ibibazo. Ikindi, irindi kosa nigeze gukora, hari ukuntu abantu muri karitsiye baba bariyitiriye umuntu izina, uwo muntu ntarimenye, noneho bakaba bariziranyeho bakariganiraho, bakamuganiraho mu buryo bwabo. Noneho njyewe nakundaga kuba wenda nisesetse nko mu bantu bakuru, cyangwa wenda nk'abamama nkisesekamo hagati, ku buryo wenda nkajya nko mu misatsi nkaba musukamo, nkaba nsuka, noneho hagiye kuza haza wa muntu baba baramubuze aba aranahindutse. Mwa bantu mwe, ubwo akiza nahise mvuga nti uwo muntu bari baramwise Gashobya, noneho ahingutse nti Gashobya se nguriya mwavugaga, se nguriya ntaje, ati iki? Ndavuga nti ubwo ntangira kudidimanga no kureba ku mpande, kuko nari nibutse yuko bari bumerere nabi. Noneho uwari unyegereye yateruye, simvuga imyenda, ndavuga ko yateruye urubavu, ababyeyi bari bazi guhana, aterura urubavu arantwara, ubwo niba imbavu ari 24 nsigaranye 26, rumwe ntarurimo. Noneho aranterura aranjyana rwa rubavu, mbese yabaye nk'ucengeza nk'uko bafata isakoshi, yabaye mbese acengezamo intoki, azamura urubavu ararujyana. Na n'uyu munsi ntarwagarutse, gusa yararutwaye ko yarukuyemo. Aranjyana angeza mu rugo, ateruye kwa kundi ati ntuzongere kuvuga ibintu udategetswe kuba wavuga, ntuzongere kuvuga ubusa, ntuzongere mbese birangira rwose urubavu ruhagendeye. N'uyu munsi ntimujye ngo ndababeshya, n'uyu munsi mfite 26. 26 rwose, ntihagire umpakanya, kuko ni njye barutwaye mbyiyumvira. Ako ni akandi. Ikindi rero, nkiri umwana marume yari yadusuye, ndabyibuka. Noneho iwacu mu burasirazuba bakundaga kwenga inzoga, kandi buri muntu wese akumva yasomaho, buri muntu wese akumva yanywa. Noneho njyewe hari ukuntu barwaruraga rugize rutari rwashya, rumeze nk'ururimo umutobe, ndarunywa, noneho nkurikira kararyoshye, birangira mbaye vetiveri, mbaye ibyatsi. Noneho ubwo nari ndi nko mu myaka nk'itanu, ndabyibuka kuko ngira memware yibuka. Noneho ndangije ndagenda njya gukina, numva biranze, gukina byanze, ndagaruka. Ubwo nagiye ndakina numva wapi bivamo, ndagaruka. Ubwo hari ku zuba ryatari. Noneho ndangije ndagenda, ubwo urumva mu nzu hari harimo abashyitsi, kuko iyo we marume yabaga yaje habaga ari nk'umunsi mukuru ukomeye. Noneho ndangije nanga kujya mu nzu, urumva n'isereri n'isindwe ry'uruhinja, ndagenda ndyama. Mu rugo iwacu hari ahantu hihishe haruguru y'inzu, hari ibyatsi bya pasiparumu, ariko hadapfa gusirikira umuntu n'uyu n'umwe. Baranshatse, banshaka mu mudugudu, baranshaka hepfo haruguru, ahantu hose baranshaka barambura. Noneho izuba ryandengeyeho haruguru y'inzu, ndaryamye, ndasinziriye, natutubikanye, meze nk'umuntu warwaye malariya,
ndi gututubikana gusa nta kindi, kubera isindwe ry'umwana. Kuri iyo myaka nasinze narangiye natutubikanye, noneho nko mu ma saa 11 akayaga kamaze kuza, nibwo bagiye kubona babona mbyutse haruguru y'inzu, babona ndaje, ati wabaye iki? Nawe narembye. Wazize iki? Nanyweye inzoga. Ngiryo isindwe nahuye naryo. Ubwo rero hariho udufuti umuntu aba yaragiye akora, njye ndatwibuka nkumva turanshekeje. Hari ikindi kintu rero nakoze, hari ukuntu umuntu iyo yabanaga n'umusaza cyangwa n'umukecuru kera rwo hambere, umuntu utarabikoze ambwire ntampakanye. Hari abana benshi bo mu byaro babanaga na ba sekuru cyangwa na ba nyirakuru, wasangaga bajya kubatekerera itabi. Bamara kugenda rero, njyewe icyabinteye byari ukugira ngo menye ngo ese aba bantu bahora banywa ibi bintu babinywamo iki, umenya ari ikintu batwima, umenya ari ikintu bagira baba badashaka kuduhaho. Nk'abantu, umuntu utaranyweye itabi ryo mu nkono, yanyweye iryo mu kirere, wenda agafata nk'ikirere akakizingazinga akagicana cyonyine. Noneho njyewe rero naragiye mfata inkono nyishyiraho igishirira, ukuntu umukecuru cyangwa umusaza yayifataga akayibika nk'ahantu. Noneho ndayifata ngenda nshyiramo igishirira, yariraka ndakurura, narahwereye, nta nubwo narahwereye ndapfa kubera gukurura bya bintu muzehe cyangwa umukecuru yatwimagaho. Nkabona nijoro yabuze umutekano, nkabona yabuze amahoro kubera iki? Itabi. Njye rero ndavuga ibi bintu batwima ngo mbinyweho numve ibyo ari byo. Nkabona mwe narapfuye, nabwo ryaranyishe, kuko narakuruye rihita riruhukira mu muhogo, mu mazuru, ahantu hose ndapfa ndarangira. Mbega itabi ry'umusaza n'umukecuru. Ubwo rero umuntu utaranyweye iryo tabi yigire hino anyomoze, niba yarabaga mu byaro cyangwa se yarabanye n'abasaza n'abakecuru babinywa ntanyweho. Niyo utaryibaga warageze, ariko njyewe nabikoze rimwe, yaba iryo nzoga cyangwa yaba iryo tabi, naho ngaho nuko byagenze. Noneho ikindi kintu, hari umukecuru waje gushora itabi kandi barintumye ngo njye kurigura. We rero ngo ntabwo yajyaga akunda kurigura, we akumva yarisaba abandi. Noneho aza kurisaba, arisabye umukecuru aramuhakana, aramubwira ati ntaryo mfite, ati ntaryo mfite rwose, ati ntaryo nabashije kugura uyu munsi. Ndangije amubwira ariko ni rya rindi nazanye. Arangije arambwira ati siriya, kubera ko ubwumva nari mbivuze. Arangije ati ririya, ati ngaho mbwira, ati kandi ubwo wabona wararimpishe. Ndamubwira nti rirahari hariya, sinavuga byinshi nyine, ariko ndavuga nti hariya rirahari. Arambwira ati ngaho rizane, amupasuriraho, atwara igice n'undi atwara ikindi. Arangije amubwira ati ariko wa mwana we uzankoraho. Iri tabi narimwimye ku bushake, narimwimye kubera yuko atajya agura. Ubwo rero wowe uba ushaka ibintu byose. Ndamubwira ariko najyaga mbona byose musangira, ntabwo rero numvaga yuko uyu munsi wisubiyeho utari bumuhe. Ariko abana dukura twarakoze amafuti pe. Nyumvira nk'uwo mukecuru wenda iyo bamwima yari buvuga ati aranyimye, kandi mu by'ukuri atajya anagura. Burya umuntu aravuga ngo kuguha. Ubwo rero ntabwo we yajyaga amuha cyangwa se ngo yumve ko arikenera n'undi ariko azari